ahubwo mugenzi wanjye dukundana ya kamwana nawe nakugira inama izo nzoga unywa zigatuma wica akazi waza winywera rwose umutobe uturutse mu mbuto z'iwacu mu Rwanda icyo bita tangawizi kugira ngo imyanya yihumeka ihumeke neza hamwe n'imitsi akenshi inkange nk'imyaka ngezemo sigaye ndwara imitsi nkumva ibintu birimo kundya ariko ubundi zansoma kuri iyi ji imitsi izibuka neza rwose mbabwira abakunzi ba Nzovu babandi mwajyaga mungurira inzoga ahubwo inama nabagira mujye mukanda akanyenyeri ayo mwakanguriye inzoga muyamenyaguremo bose uzazumbona azagira ngo ndi mwana duze ubundi utohagira ivumbi ritomuka rwose ku buryo nakongera nkatereta bundi bushyashya. Nanone ku Isaro Life TV bakonzi bacu b'Isaro Life TV uyu munsi twabazaniye umutumirwa w'umusitari muzi cyane witwa Nzovu. Karibu rero hano ku Isaro Life TV. Nzovu muraho neza? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza tusibye ko izuba rimeze nabi. Izuba rimeze nabi rero nanjye niyo mpamvu nagutekereje nkavuga uyu munsi ngomba kubonana nawe ukamenya ibyiza bibera ku Isaro Life TV. Ayo kuki bakunze kuvuga ngo izuba kurirame n'imbwa gahanga. Ibyo ntago nabimenya biri mu muco nyarwanda ariko baba bavuga yuko ari rya zuba rikaze cyane riba rikaze. Yego uti mu gihe cya sama. Sama ni igihe cy'izuba. Ni igihe cy'izuba. Tugiye kwinjira mu byo bita impeshyi. Yego. Ariko rero iyo mpeshyi wageze ku Isaro Life TV ntago uzayumva. Cyo kora. Muri iki gihe cy'izuba. Nabwira inshuti zanjye. Nabwira abantu bankunda. Yuko bazabinywera iyi ji. Iyi ji ni ji iryoshye kandi ikorwa mu by'iwacu. Harimo otameru. Harimo mbese ni ya ji irimo ibintu bigomba kuzibura imitsi. Inkange nka Nzovu nayo imaze iminsi mfite amaguru arimo kundya ibiki n'ibiki hari umuntu wambwiye ngo menya ari imitsi. Ariko kuva nagera ku Isaro Life TV bangiriye inama iti Nzovu tukuzi ko ukunda agacupa ukunda Knowless wagabanye mwana wa mama wagabanyije inzoga kazaza winywera ji. Erega ji ntabwo ari kuvuga ngo tujye kwigura mu alimentation. Natwe twayikorera hari gufata beterave ibinyomoro inanasi ukabisya utumashini turahari tugura makeya rwose ukikorera umutobe wawe kandi nubwo udafite imashini ko zigira abantu bishoboye ukatagura za mbuto zawe ukazikatagura dutoya wamara kuzikatagura ugafata isafuriya yawe ukagura amakara cyangwa udafite amakara ahantu ukoresha inkwi ugatogosa za mbuto zawe zamara gushya ukazitereka ahantu zamara guhora ugafata akayunguruzo kawe ukayungurura wa mutobe wawe ushyira mu kajerekani kogeje neza ukazaza ufata gake gake usuka mu gakombe kawe ku bantu badafite ibirahure. Twebwe impamvu dukoresha ibirahure nuko turaba i Kigali ukazaza winywera ji yawe irimo intungamubiri ugasanga imitsi irazibutse umeze neza. None se Nzovu mu magambo make wenda ntakorogoye nk'ubu ngubu waherukaga kurya urubuto ryari? Urubuto ni keye Nese abana banjye bazarya urubuto nanjye ndurye nabonaga amafaranga ajya kwinywera aka Knowless ariko kuva nagera ku Isaro Life TV bangiriye inama bavuga dore Nzovu urakuze ugize muri ya myaka ugomba kwa muganga bakagutegeka amarinete ariko hari imbuto wazaza urya wazirya cyangwa ibiryo warya bigatuma udahuma vuba kuko mu kurya buri icyo bita imboga turazihingira hari akarima ku rugo k'igikoni ugahinga ibyo bisusa ugahinga dodo ugahinga karoti
nubwo waba uri umuntu w'umugabo ugafata karoti ukayihata neza wayironze ukayihekenya yego ukayihekenya kuko buri inzoga zitwara amafaranga menshi. yego ushobora kunywa Knowless imwe iya kabiri Knowless igeze ku cyabiri ukaguramo izo karoti z'ijana za 200 ukaguramo dodo ugateka, nubwo wagura ibyo bijumba byawe ukarisha izo mboga, ubuzima bukagenda neza, ibiryo by'intungamubiri. yego ni ukuvuga ngo rero Nzovu hano ku Isaro Life TV imbuto ntabwo ari iz'abana gusa, n'abantu bakuru tuba tuzikeneye kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, kuko ziba zikungahaye ku mavitamine, zikungahaye no ku myunyungugu, kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza, ubwonko bukore neza, amaso akore neza, amagufa nayo amere neza, ubuzima bukomeze kumera neza. Niyo mpamvu rero ngukangurira yuko utajya unywa rukoro gusa, ugomba kujya ukoresha n'imbuto z'umwimerere kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Ni iki wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye icyo nababwira, kubera inama mba ndimo kugirwa n'Isaro Life TV, nanjye wanjye ntabwo wazongera kubura imbuto, ntabwo wazongera kubura jinja, watermelon, inanasi, ibinyomoro, kugira ngo nanjye kumera neza. Niyo mpamvu rero ngukangurira yuko utajya unywa rukoro gusa, ugomba kujya ukoresha n'imbuto z'umwimerere kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Ni iki wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye icyo nababwira, kubera inama mba ndimo kugirwa n'Isaro Life TV, nanjye wanjye ntabwo wazongera kubura imbuto, ntabwo wazongera kubura jinja, watermelon, inanasi, ibinyomoro, kugira ngo nanjye hamwe n'icyo bita tangawizi, kugira ngo imyanya y'ihumeka ihumeke neza, hamwe n'imitsi. Akenshi inkange nk'imyaka ngezemo sigaye ndwara imitsi, nkumva ibintu birimo kundya, ariko ubundi zansoma kuri iyi ji imitsi izibuka neza. Rwose mbabwira abakunzi ba Nzovu, babandi mwajyaga mungurira inzoga, ahubwo inama nabagira, mujye mukanda akanyenyeri, ayo mwakanguriye inzoga muyamenyaguremo imbuto, nguremo jinja, ngure inanasi, ngure watermelon, hamwe na tangawizi, ubundi ngiye nsubira ubusore. Yego. Ubundi utohagire rwose. Ntuhagire rwose, uzaza umbona azagira ngo ndi mwana duze. Ubundi utohagire ivumbi ritomoka. Ntuhagire rwose ku buryo nakongera nkatereta bundi bushyashya. Nibyo rero tukwifuriza kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu twabitekerejeho rwose tukavuga tuti Nzovu ntagomba kubura ku Isaro Life TV, tugomba kongera tukamuvugurura akongera agasubira itoto, ubuzima bukagenda neza. Ahubwo mugenzi wanjye dukundana ya Kamwana, nawe nakugira inama, izo nzoga unywa zigatuma wica akazi, waza winywera rwose umutobe uturutse mu mbuto z'iwacu mu Rwanda. Igihe dusaba agiye ku isoko ukamutuma inanasi, watermelon, ukamutuma jinja, ukamutuma tangawizi, rwose umugore arabifata akabihata akabironga neza, yarangiza agakatagura duto dutoya. Si ngombwa ngo ube ufite akamashini, iyo bimaze gushya ubishyira ahantu bigahora, ubundi akayunguruza ukagura amafaranga 200 ku isoko, ukabiyungura neza ukabishyira mu kajerekani, wa umutobe wawe wamara guhora ukaza usuka, sina ngombwa ikirahuri, wasuka no mu gakombe nk'aka umuntu anywesha icyayi. Ya Kamwana, igihe umaze kurya cyambere utegereje ibiryo ukagotomera ku mutobe. Ya Kamwana nizere ko iki kiganiro azakireba, yumva inama Nzovu amugiriye. Ya Kamwana ubwo nawe azagira icyo abivugaho. Cyane ureba nabi akaba ndakagusigira. Ibaze. Nzovu rero turagushimiye cyane ku nama ugiriye Ya Kamwana, n'abandi baturarwanda bose babyumvireho, bajye bamenya yuko kurya imbuto z'umwimerere hari icyo bimariye umubiri wabo. Kandi nanone mbwira abantu b'inshuti zanjye, ku Isaro Life TV ntabwo bigisha ibi by'imbuto gusa, bigisha n'ibintu by'intungamubiri.
ushobora kurya ibiryo bitera imbaraga ariko ku meza yawe ntihabure ibyubaka umubiri, ibirinda umubiri indwara. rero mwihatire kurya imboga. Imboga ntabwo zihenda kandi nawe ufite ntabwo guhinga imboga ntabwo bisaba umurima munini. Hari akarima k'igikoni, ushobora gushaka n'indobo, ushobora gushaka n'ipine y'imodokari, ugashaka itaka ntiwaribura, ugashyiramo ifumbire, ugashyiramo imboga nka zingahe. Nubwo wateka ibishyimbo ukagerekaho utuboga, rwose uba uriye ibiryo birinda umubiri indwara. Urabona akenshi abantu batarya imboga bashobora guhuma vuba, ariko iyo uriye imboga zawe, karoti, rwose amaso yaba ameze neza. Uzasanga abantu batarya imboga, uzasanga ko akenshi iyo arimo gusoma igitabo agira gutya, cyangwa muri telefone akagira gutya. Ariko wa muntu wariye imboga agahekenya karoti, igitabo cyagifatira hafi y'amaso, abacanye ku maso, inyuguti uyireba neza, wagira ngo wakubisaho mikorosikopi, inyuguti ziba zigaragara neza. Yego, murumva rero ko Nzovu ibintu by'ubuzima aranabyumva neza, ntago atugoye. Turizera ko azajya bikurikiza, n'abakunzi ba Nzovu bose baze ku Isaro Life TV barebe inama tubagira, bakande subscribe na share, bakoreho na comment, batibagiye gukanda yanzojya kugira ngo amakuru abagereho neza. Kandi twebwe ntabwo turi Imana, turi abantu. Uzabona twamwigishije ibintu bitamunyuze azatwandikire. Cyangwa se wifuza n'ibindi bintu byiza twamugezaho, bashaka kubitubwira tukabimukorera tukanabimwereka, kuko nicyo tubereyeho kubashakashakira ibintu bituma ubuzima bugenda neza. Hanyuma se Nzovu, wenda nk'abantu muri mu kigero kimwe batajya bakunda gukoresha imbuto, bakabyita yuko imbuto ari iz'abana, enda sinangombwa inama nabagira, sinangombwa rega n'izo mbuto ushobora kuzifata ukazihekenya. Inanasi ushobora gukatagura uruvange rw'inanasi yawe, ugafata na watermelon, ugafata n'ibyo binyomoro byose ukagenda ukora rwa ruvange bita macedoine. Si ngombwa ngo ubikoremo ubona wihuta, si ngombwa ngo ukoremo iyo ji. Ushobora no kubifata ukabihekenya, nabyo bikajya mu mubiri wawe. Ibyo byose bazabisanga he? Ibyo byose bazabisanga ku Isaro Life TV. Nibo bagira inama abantu bashaka kugira umubiri uzira umuze. None se Nzovu, mu buzima busanzwe wenda tuvuge nk'iwawe aho utuye, hari akarima k'igikoni waba ugira? Akarima k'igikoni ntako, ariko maze kugirirwa inama n'Isaro Life TV, ubu nanjye ngiye kugashaka. Ubundi najyaga ndya imboga nziguze mu isoko, ariko buri wifite akarima k'igikoni, kuko impamvu kaba keza, igihe ushatse kurya imboga urazisoromera, kuko hari igihe amafaranga aba atabonetse. Ariko wifite ako karima iwawe, ukaba ufite aho akarima ka karoti, akarima ka dodo, rwose wazaza wirira imboga zawe utagombye kujya kuzigura mu isoko. Amavaze, ipine ry'imodokari, indobo, ushobora no gufata n'injerekani ishaje, hari ukuntu uyikata, ukayikata aho hantu ugashyiramo itaka, kandi itaka ntabwo rishobora kubura. Ubwo rero nawe ubutaha tuzaza kugusura, noneho utwereka uburyo nawe wabigenje. Nta kibazo rwose. Akarima k'imboga, akarima k'igikoni ngiye kugashaka iwanjye, kuko ngeze muri ya myaka tuba tugezemo, amaso ntabwo aba atworoheye. Ntabwo aba atworoheye nanjye kujya gusoma igitabo nsigaye ngera gutya, telefone nkagira gutya, kubera kutarya imboga.
ariko ubwo wageze ku Isaro Life TV ubu cyakemutse niba ubahiriza inama tukugira ukagerageza kugabanya izo nzoga wakoreshaga, amwe ukajya uyaguramo imbuto n'imboga, ikibazo cy'amaso cyawe kiraza gukemuka. Ega ni na byiza nijoro winywereye yiji ukayinywa rwose, ntujye mu mayoga ugahita wiryamira, ntiwakwica akazi mu gitondo. Ariko burya inzoga iyo waraye wasinze wahamije icupa, uragenda ukaryama, saa 3 umuntu yaguhamagara ngo Nzovu ngo ngwino ukore ikiganiro, kweguka bikanga, ugasanga uhombye amafaranga y'uwo munsi, kandi yakagize gute yagutungira abana, wakwishyura amafaranga y'ishuri. Ariko rwose mugabanye inzoga, ntabwo tuvuze ngo muzireke, munywe resi, munywe inzoga mu rugero, ariko mutibagiwe n'uruvange rw'umutobe. Twagiriwe inama n'Isaro Life TV. Nese ubundi Nzovu, buriya nko ku kibazo cyo kuba wategura nk'ako karima k'igikoni wawe, ibyo bintu washobora kubitegura cyangwa wakuyambaza ababizi bakaba banabigufashamo? Urabizi enda harimo nk'abakugira inama babimenyereye, nko ku Isaro Life TV ushobora kubiyambaza, bakaza n'abajyanama b'ubuzima bakaza bakakugira inama, bakakwereka ukuntu babikora. Naho kuvuga ngo itaka, nubwo waba ukodesha itaka, ugiye kureba umuntu ufite umurima ukamwita ngewe ndashaka nk'umufuka w'itaka, ntabwo yari kwima. Naho ifumbire tuba dufite ibishingwe no mu ngo zacu. Bya bishingwe imodoka izigatwara haba harimo ifumbire. Wavanga na rya taka, wamara kurivanga, iyo ari mu gihe cy'imvura imbuto z'imboga ziba zimeza. Mu mantuza imirama ya za karoti hari aho igurishwa, ukagenda ukagura umurama wa karoti, washaka ukagura umurama wa beterave nayo irahari, n'imirama byose biba bihari. Indi kintu wagura mu isoko ni inanasi na watermelon, nayo ibindi wa karoti, beterave byo nawe ushatse wabikora akarima k'igikoni. Urakoze rero Nzovu ku nama nziza ugiriye abakunzi bacu n'inshuti zawe muri rusange. Ntabwo ari inama mbi, ni ibintu bituma abantu bamera neza, ubwonko bugakora neza, kandi tutibagiwe bikagabanya amastroke n'amastress. Tutibagiwe nanone turangije ibyo, none hari ikindi cyiza gituma umubiri ukora neza, nabwo ntusaze vuba, ibintu siporo. Siporo nayo buriya ni nziza. Ngera n'inama bagenzi banjye, mujye mukora siporo, ariko igihe muvuye muri siporo ugahita ujya hehe muri dushe, wamara gukaraba ugasanga niba ufite madamu wawe cyangwa umukozi abe yaguteguriye iyi ji rwose y'umunyu, aho kugira ngo nimba uvuye muri siporo kugira ngo ujye mu kabari ukubitemo inzoga, inywera kakaji. Kakaji nako kazagufasha. Urumva kayoboka neza, mbere urumva kameze neza. Ndumva kanyinjiye mu mubiri kubera nitangawizi irimo. Nigeze guhinga, ntago nagushuka, nigeze guhinga nkiri mu giturage, ariko aho ngereye Kigali ntago nigeze nongera guhinga. Maze hafi nk'imyaka igera muri 35 ntazisuka. None se ugereranyije kera, wenda nko mu myaka ya kera ukagereranya n'ubu ngubu ubuzima tugezemo, ureba uko ibihingwa bimeze ku masoko, ubona bimeze bite? Urabona kera ngewe nta kintu nabeshya, kera ubutaka bwareraga ugasanga hariho ibijumba, imyumbati bidahenda. Ko ngewe ndibuka kera iwacu twajya tujyana agatebo k'ibijumba, twabura bakagura, umuntu akabimena mu isoko, inka zikirira kuko buri wese yabaga afite imigende y'ibijumba mu kabande agira gute. Ugasanga umuntu imboga zirahari, ibisusa birimo kumera mu rutoki rwose, za dodo zirahari, n'izo karoti n'izo beterave, kuko no ku ishuri ibyo twajyaga tubihinga.
beterave buriya ntihagire uvuga ngo ni iy'ubungubu usibye ko kera ntago bari bazi akamaro kayo, ntago bari bazi ko beterave yavamo ji, bari bazi ko beterave ubwayo ari kuyikatira mu biryo bakayishyira mu biryo, ariko n'ubu ngubu mbagira inama buriya utetse imboga zawe ugafata nka beterave nk'imwe cyangwa igipande cyayo ugakatira mu mboga nabyo nta kibazo, kuko nabwo ni vitamini, beterave yongera amaraso. Mwumva se abakunzi bawe nizere ko babyumvise rwose. Mu buzima busanzwe hari abantu nyine tuvuga urugero nko mu mirire y'ubu ngubu usanga abantu bibanda ku bintu biri mu mavuta cyane. Oya, amavuta burya ntabwo ari meza mu mubiri. Mboneho kwigisha abantu ushobora guteka ubundi ushobora guteka ibishyimbo byawe buriya wifitiye inkwi izi za kinyarwanda ukitekera ibishyimbo byawe, kuko bavuga ko buriya ibishyimbo iyo ubitetse ku mbabura kuko amakara yahenze ugatekereza ngo nguze amakara y'igihumbi ntahishije ibishyimbo uhita uvuga iti kuko ukabivanaho bidahiye, ariko buriya witekeye ibishyimbo byawe bigashya noneho hakaba harimo ya maminwa buriya kirazira muvandimwe ari amaminwa ntuzayamenye, wangiza ukifatira izo karoti zawe bya bishyimbo ko ari byinshi fata ibishyimbo bikeya n'amaminwa ukatiremo karoti zawe ukate n'intoryi urambikemo wongere ubicanire bishye cyane, ufate na dodo zawe nazo zikatiremo, ubundi rwose uzasonga umutsima wawe w'amasaka harimo ifu y'imyumbati nkeya, ubundi wirire ibiryo byawe bidafite amavuta. Buri impamvu abantu ba kera bakomeraga baryaga ibiryo bidafite amavuta, naho ko iki gihe urateka ibiryo, urateka ifiriti ukayitegura ku meza, wateka umucengo kugira ngo uryohe ugashyiramo ubuto, wateka isosi ugashyiramo amavuta, koko oya usanga umuntu yarabyibushye kubera ya mavuta ugasanga yararwaye, ariko buriya amavuta abaye makeya simvuze ko utuvuta tube dukeya, amavuta ntukashyire mu biryo byose, amavuta abe makeya nabyo umubiri uba ubikeneye. Nko ku bantu se banywa inzoga gusa ugasanga nizo bahaye umwanya munini cyane, nabo ndabavugaho ugasanga babyimba amatama. Oya, kubyimba amatama ngenzi umugabo wa hano Gikondo shatse kumuvuga izina yanywaga utu tuyoga bita dunda ubwonko, yaratumwe yarahumye neza kubera inzoga, yarahumye. None hari abo twe duturanye hano Gikondo mu bice bya za Gashyekero ugasanga nabo babyimbye ibirenge amatama, ukagira ngo umuntu mukuru ufite imyaka 40 yarwaye bwacya nka bwacya ya kera, kubera kunywa inzoga nta mirire nta biryo bifite vitamini, aragenda akarya ubwo bugari nko muri resitora bakamukubita isosi y'ubunyobwa ngo ubwo arariye, nta tuboga nta mana. Abo bose rero inama bagira ni uko baza kureba ku Isaro Life TV bakongera bakagira intungamubiri, nubwo bataba bafite ubushobozi mu bushobozi buke baba bafite, yega ntago bihenze izo mboga, ntabura urubuto wenda rumwe kugira ngo yunganire umubiri yoye kunaniza, ubuzima bukomeze bugende neza, ubuzima bukomeze bumere neza, kandi atibagiye no gukora na siporo, kuko siporo iragukamura. Wamara gukora siporo wagera iwawe aho kugira ngo ujye mu kabari ukavuga iti nasize nguze inanasi, beterave, jinja n'ikinyomoro, rwose sinangombwa tugaragaza, sinangombwa gushyiramo isukari nayo si nziza, ukore iyo mbuto, kandi izo mbuto tukubwiye ziba zifite n'isukari yazo y'umwimerere ituma ubuzima bugenda neza, irimo amavitamine y'umwimerere, ucanire utereke bihore ubundi uzaza ugotomeraho. Yego, ariko buriya akenshi ikindi nakunganiraho buriya kubiteka ntabwo ari byiza cyane, kereka wenda ugiye nko gukora nka ji y'inanasi. Impamvu mvuga ko kubiteka
abantu benshi ntabwo bafite utu tumashini twa kizungu. Ufite akamashini ka kizungu wabisya utagombye gutogoza, ukabinywa ako kanya ugasya uhita. Ariko abantu bafite kara kamashini bacomeka ku mashanyarazi ni bakeya icyo gihe, kubera ko harimo amavitamine yicwa n'ubushyuhe. Bivuze ngo ushobora kubifata ukabikatakata duto duto, nta kibazo, ukabitegura ukabikoresha ari umwimerere bimeze cyangwa ibyiza bikataguye. Umuntu atetse amazi yamara guhora akaba yakase rwa ruvange rw'imbuto agashyira muri ya mazi. Cyangwa se umuntu afite agasekuru nta kuntu yabisekura. Oya, agasekuru ntabwo yabisekura, ahubwo bose bakangura bajya baza ku Isaro Life TV tubibereke ukuntu bazajya babyeranjamo. Ashobora kubifata bikiri umwimerere, akabikatagura akabikorera neza isuku, hanyuma akabifungura ari umwimerere bikataguye nta kibazo. Yego. Ushobora no gufata na karoti ukayihata neza ukayihekenya. Oya, karoti ni nziza, urayifata ukayiharura ukayironga ukayihekenya. Uruhu rugasa neza, amaso ukareba neza, ntitumere nk'abo bantu bahumye. Yego. Murakoze rero cyane Nzovu, nizere ko inama ugiriye abakunzi bacu n'abakunzi bawe bazumvise. Igisabwa nuko tubinginze bazikurikiza, hanyuma bakomeza bakaza ku Isaro Life TV kugira ngo tubereke n'ibindi. Nibyo kuko cyane ko kuba turi mu myaka ingana nabagira inama, ndetse n'abafite abana. Ibi si ukuvuga ngo ni iby'abana gusa cyangwa ni iby'abantu bakuru, buri wese yabyibonamo. Yego. Ahubwo nkashishikariza urubyiruko aho kugira ngo bajye mu ntuza muri izo nzoga bita amabuye, bazabinywera iyi ji y'umwimerere. Cyangwa se bakagura n'utubuto dusanzwe ntibakatubure, bajye bagerageza byibuze n'imbuto zisanzwe babonemo izituma ubuzima bukomeza kugenda neza. Murakoze cyane rero Nzovu, turagushimiye hano ku Isaro Life TV. Sawa sawa, kandi nawe urakoze. Umuntu atangiye kuba umusangwa rwose. Abakunzi bacu turabahishiye. Uyu munsi twabigishije ku ruvange rw'imbuto ji. Ubutaha noneho ni ibyo kurya rwose, ntabwo tuzarya bya biryo bihenze cyane. Ni ya myumbati yacu, ni bya bijumba, ni imboga dodo, ni karoti na karoti tuzaza tuzihekenya munatureba. Yego. Murakoze cyane rero bakunzi bacu b'Isaro Life TV. Umutumirwa wacu kandi dufite uyu munsi naha dusozereje, naho ubutaha kandi turabakunda. Sawa sawa, urakoze.